Nitwa Musingizi Franka natanze kandidatire yanjye ku mudepite umukandida wigenga. Muzi ku mucuruzi mu buzima busanzwe no mucuruzi, afite ibikorwa bitandukanye by'amahoteli n'ubukerarugendo, companies zikora ibintu bitandukanye, ariko kuri uyu munsi wa none nawe yigiriye icyizere cyangwa se yashatse gusanga bagenzi be mu gutanga umusanzu mu kubaka igihugu cye, cyane ko afite ubushake n'ubushobozi kandi akaba ari anabikwiye rwose. ni jewe impamvu yo gufata icyemezo nuko nyuma yuko tumaze kubona igihugu cyacu cyerekeza iterambere ryacu, umuvuduko uriho, cyangwa se leta yacu amahirwe yagiye ihereza urubyiruko, byatumye nyine twese tubona ko tugomba gutanga imbaraga zacu mu kubaka igihugu cyacu, cyane ko biri no mu nshingano zacu, nk'uko slogan yanjye ivuga ko ubumwe bwacu, imbaraga zacu, amateka yacu bidufashe mu kwiyubakira igihugu cyacu u Rwanda twifuza. Icyo ushaka kuva muri ubucuruzi ukajya muri politiki, byose ugomba kubimenya cyangwa ukabikora, kuko iyo ufite ubushake n'ubushobozi bwabyo urabikora. Franka, hari mukuru mu ntoza muri izi gutanga kandidatire harimo imyanya igenewe urubyiruko, harabazaga mu rubyiruko. Iki cyatumye kwesipira kugira ngo uze ku mukandida wigenga utagiye mu rubyiruko kandi urubyiruko? Jewe numva niko nabitekereje ko ngomba gutanga kandidatire yanjye ku mukandida wigenga. Ubwo iby'urubyiruko nabyo birahari, n'abandi nabo bayitanze, biterwa n'uko umuntu yabyiyumvishemo cyangwa yabishatse uwo munsi, cyane ko byose icyerekezo ni kimwe, ni ugukorera igihugu. Gushaka abagusinyira rero byose bigendana na ya slogan yo kumva ko ubuze n'ubundi abantu 600 bagusinyira, mu by'ukuri bigaragara ko n'ubundi nawe byakugora cyane kuzabasha kuyobora public y'abantu barenze 600. Rero nge ntago byanangoye kuko n'umubare narawurengeje. Niba mwabibonye mu mibare natanze hafi muri 834, ariko ntago byangoye cyane. Hari utabyumva neza ariko uramusobanurira ukamubwira ikikugenza neza muri discipline, arabyumva ari umuntu ukunda igihugu. wari uri mu bushakashatsi ugiye kujya muri politiki cyangwa se gushaka kujya muri politiki, wowe kuba urana umusanzu wawe muri iyo politiki nihe wakibara n'umusubiye w'amahirwe? Nge rero ku kibazo mbajije kijyanye naho nakwibanda cyane kuko kuri uyu munsi ndi muri sector y'urubyiruko hanini, nubwo ndi rwiyemezamirimo ukiri muto, ariko nzi cyane ibibazo urubyiruko ruhura nabyo, cyane urubyiruko rushoje amashuri, cyane urubyiruko nyine ruri mu byaro, kuko ntago bamenya amakuru, ntago birabagora cyane kwiteza imbere. Rero umusanzu wanjye hanini mu mbaraga nini cyane ko imbaraga z'igihugu 65% ari urubyiruko. Nje numva n'ubundi bizarangira n'ubundi nkomeje gushyira imbaraga cyane mu rubyiruko, nubwo bitabujijwe ko n'ahandi hose ugomba kujyayo ugakora ibyo ubona bikwiye, cyane ko buri ijisho rya rubanda, kuko niyo ntego yanjye. Ubundi urwo rubyiruko hari amahirwe menshi aba hari batazi, batabona, batamenya naho byakorewe. Ikintu cya mbere rero habaho ikintu bita mobilization iri ku rwego rwo hejuru muri sector zose, ukadistributinga ku buryo nta mujeni ubura amakuru atazi ngo byakorewe he, byagenze gute, akabona abantu gusa bamwe bari mu manama kandi ntagazi ngo byabereye mu by'ukuri. Nta kindi rero ikintu kibura ni amakuru mu rubyiruko, kandi tumaze kubona ko niba tunakomeza kubona cyane ngewe ni twirifera ku mukuru w'igihugu, niwe ubushyira imbaraga nyinshi mu rubyiruko, kuko ubona ko urubyiruko ruvuyeyo rwose rugasobanukirwa igihugu cyacu, rugasobanukirwa ibyo igihugu gikeneye, rugasobanukirwa icyo rugomba gukora. Uko byagenda kose twese twafatanya mu guteza imbere igihugu cyacu. Murakoze.